uyu nguyu ni wa mugore wanyimye ibintu bikarangira bigenze kuri wa mugabo nawe utera inda abantu zikavamo n'uyu nguyu. Niba abantu baramenye Papa Sava batekereza na Sava azaba yitwa gutya nyine. Hari n'uyu nguyu Slim Jesus. uyu nguyu ni wa mugore wanyimye ibintu bikarangira bigenze kuri ndasaba Nyiragitariro cyangwa se Leukadi, you need the band. Wambazaga umusitanta nguyu hano, wa mugani ntabwo banganaga, undi musitanta yari afite n'akandi kamaro ngaba hano. Aba nibo bakoze kuri moto igihe kirekire. Mwisubirire inyuma ko biragenda byiruka, sibyo? Akana kanjye ntabwo kaje, Gasongo nawe nawe hari n'akanya ntabwo hari. Gasongo arahari, niyo waduhaye umwana wemera kurya umuneke agapfa. Hanyuma wa mugabo nawe utera inda abantu zikavamo n'uyu nguyu. Ashimira uyu nguyu niwe wari utwaje igikapu, nyirabuja nibo bankoreye amabara. Ariko uwanyambuye cyane cyane wa mbere ari wanusha Kakaginga, niko katangiye kankasira kuri 700 yanjye. Mbo mwigire inyuma banagiye mvuga. Ndashaka noneho uwanyimye akazaze hano n'uyu nguyu yitwa Ramazani, yakoze impanuka mu minsi ishize ariko nibwo akibasha kugenda. Imana iguhe umugisha. Ndasaba ibirara kuri nagiye kwaka icumbi. Yego, uyu niwe wantwariye moto na bagenzi be. N'ubwo ugaruka n'uyu. Okay, abandi ndi kubura ni bande. Ndasaba abanyagisoro, uyu niwe wandaburije. Uwo bakinanaga ari ntawe uhari nawe. Ndasaba Musa Igira imbere, yakoraga akazi kenshi ku igare ariko ni nawe rana wacu abo twita rana. Uyu na mushiki we nabo bari abagenzi. Uyu n'uyu bari abamotari bashinzwe. Uyu we yari inshuti yanjye, aribuka ko nagiye kumuganiriza ibibazo ngo ndebe nyindi inyama aranyirukana, ariko nta n'inyama zivanze n'umupfu ntacyo waruriye. Mbo ku mugezi urabona ari impohoteye ku mugezi n'uyu. Ndabibuka mwese rega ntabwo mwacika. Badima yari n'uyu Badman nawe yari mani power mu bintu byinshi ariko no mu masene yaradufashije. Hari ibirara, hari ikindi kirara cyo muri Ruhurura, hari ubundi byari gutakara. Hari n'uyu nguyu niwe washinjaga ko naroze uriya mwana, ariko ubundi mu bitekerezo biriho n'uyu wamuroze. Hari utabikurikiranye bavuze ngo yamwanga. Nadia w'umunyamakuru we yagiye tekinike bigira imbere. Bigira imbere. Uyu nguyu niwe wari ushinzwe iby'amatara. By'amatara. Uyu n'uyu ntabwo ajya avuga ngo kameramani wa mbere n'uwa kabiri. Aba nibo bose bari bashinzwe. Kameramani nabo mu bukwe aba ni aba DOP. Kepo wenda agira ibintu ngo kameramani ngo hano ngo ibiki. Aba ngaba rero ni aba DOPs babiri, ariko umwihariko wabo ni nabo bakoze editing. Ni ukuvuga ngo ni abakameramani bashinzwe na editing. Yes, ariko twese ko turi hano impamvu twahuye ni ukubera iki? Ko twashaka gukora ikintu cyihariye
ari mugenzi wanjye utabonetse Deni, ariko nawe ndamushimira. Iki gitekerezo twagikuye mu bitekerezo bine twari dufite. Twashaka gukora filime irimo ijambo rimwe gusa ryonyine, igice dufite n'indi yo y'umwihariko tuyivuze hano, hari uwahita abona icyo gitekerezo agifite. Ku ijambo rimwe gusa, nushaka uzagenda uyikore, amezi 5 nushaka uzagenda uyakore, ntabwo twahuza. Ariko iyo yindi yo ntabwo twayivuga. Twahuriye rero muri Maison Noire Kicukiro, duhitamo imwe, twemeza ko twakora kuri iyi Water Day, ariko dushaka ko twayiha umwihariko utandukanye n'izindi dusanzwe tubona hano. Iratugora, ibikoresho biratugora, ariyo mpamvu Shimira Zacu Entertainment yatubereye aba co-producer. Mubashimirire cyane, ntabwo muri kubyumva, ariko ibaze kamera y'ibihumbi 350 ku munsi, zigira ebyiri aba DOPs 2 n'ibijyana nazo, ariko aba DOPs utarabishyura, ntabwo byari bukundi. Mwarakoze. Yitwa Nshuti Obed Karasira Ismail, ngira ngo mwana mubonye kuri moto rero, umuhungu wa Piganzenze. Ngira ngo sound ntabwo yigeze ibaveba, uwakoze kuri sound ni umuvandimwe. Firemo nawe ndagushimira cyane. Ndi kubura uyu nguyu yari assistant wa ba DOPs, ariko aranakina. Yes, nawe ndamushimira. Uyu nguyu Sharon ni uwadufashije gukosora ariya majwi akanayahuza. Muri editing nyine harimo n'abashinzwe guhuza amajwi. N'uyu nguyu. Yes. N'undi muntu muri abo batekinisiye, abandi mwagiye mubabona, abandi muzababona. Kuki rero Water Day twashaka kuyikora kugira ngo itandukane n'izindi tubona, ariko tuba twayishyira no ku isoko mpuzamahanga. Ku cyumweru ndizera neza niba uwa Canal Plus yatashye, izaca kuri Canal Plus nubwo batarambwira amasaha, ariko nyuma yaho twifuza ko yakwitabira amafestival. Ibitekerezo abantu benshi bahari hano mwabonye ko ari abantu bari muri sinema, bazagenda babiduha mu gikari, ntabwo twashatse kubikorera. Water Day nanone wari umushinga nifuzaga ko nagaragaza ko dufite abana batoya, ko twebwe turimo gusaza tuvamo, bashobora gukora ibintu birenze. Niba ibintu bakoze byabashimishije, mwabahaye amashyi. Nta mubabaro mfite, nta gahinda mfite, mbese uyu munsi ndanezerewe. Abandi Shimira rero ni abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru muri rusange, singiye kubavuga bose. Baramiye, baranyakira. Inshuti zanjye kuwa 4 narwaye umugongo kubera kwicara kuva mu gitondo kugeza saa 10. Abantu bari kukubaza ugomba kubasubiza. Ba bibiyo bakora kuri radio barabizi uko bivuna, ariko none ubu uko nsanzwe mvuga ndumva ariko ntashye mvuga kubera ko ibintu byagenze neza. Nabasaba mukisubira mu byicaro. Ubwo iyi ngiyi yari Water Day, kandi buri muntu uwo ari we wese, impamvu iyi topic yanejeje nuko buri muntu uwo ari we wese afite Water Day. Uri butahe ambutiyaje kubera ikibazo esansi gushireho, hari n'uwo bari bugonje, ugera mu rugo usange gaze yashije, uvuga uti Water
buri muntu wese agira watadayiye nziza cyangwa mbi, ibyo nabisubitse. Hanyuma rero ngana ku musozo, kuko gahunda yanjye igomba gusozanya na saa 5, kandi mu bintu bindanga ubundi numva ko igihe ari cyo cy'ibanze. Mfitiye iyi poroje yo kubagezaho amakayi mu rwego rwo gutera inkunga uburezi. kandi abantu baramenye Papa Sava batekereza na Sava, kandi abantu mwese muri hano mwambera abakiriye, sibyo ra? Mukambera n'abambasadazi bo kwamamaza. Aya makayi rero mu bwoko bwose, mu ngero zose muzaba mushaka, tuyaronshinze ubu ngubu. Azaba yitwa gutya nyine, ariko azatangirana n'umwaka w'amashuri mu kwa 9. Nizera ko icyo gihe rwose namwe muzajya mureba aya makayi mukavuga muti aka kanyenyinya reka tugira icyo tukagenza, sibyo? Yego. Soza kugira ngo mbamenyeshe ko nyine hari imyaka ugeramo gukina amasaha 3 cyangwa 4 ukaba utakibishoboye. Hano nabonye abo twabanye nkora one man show z'amasaha 2 ari nazo zanshyize kuri uru ruhando rwa sinema. Umubyeyi Sharira aza kundeba kwa Kimironko, Samusure yari amubwira ati hari umuntu duhurira i Butare muri FIAB, ni ishyano ni shitani. Baza kundeba bambwira niba nakina role, ndayikina nyine. Ntibyagenze neza se? Bigenda neza. Kandi nawe icyo mushimira nuko muri iyi minsi ashaka guhuza abakinnyi bakongera bagakina. Ndabigushimira cyane. Abantu bari bazi ko byose ari ibyanjye, nabo tudahujije bakavuga ko bari abantu nabimye akazi. Nta kazi nabimye, uwo twabashije gukorana twarakoranye, uwo tutabashije ntibyakunze. Kandi niko ubuzima bumera. Namwe abanyamakuru mujye mutuvugira ibintu neza. Rero n'abafatanyabikorwa batandukanye bagira ngo mbabwire ko mu minsi iza ndaza kubabwira ahantu abantu bashobora kujya bansanga bakiga gukina one man show. Ko one man show impamvu ariyo mvuga, bishimira Imana. Merci. Impamvu nyivuga nuko one man show nyitangira nakoraga kuroke bakuriya mwabibonye, ariko imaze gutera imbere nkanaririmba nkivuga nkajya muri genre artistique zitandukanye. Ariko ubu ngubu hari igihe njya gutera abana abagore mwumva umwuka uragiye. So abato babikomeza, none abo bato babikomeza bakavamwa abahanzi bakomeye. Natinze rero ndakeka hatabaye uwo tuniganye ijambo twa DJ yagira tugaceza gakeya. Abashoboye kwigurira agacupa bakakagura, abashoboye kuma agacupa nanjye bakagira bate mugakama. Hanyuma gahunda yasoza, kuko nzi ko ejo hari iyindi. Niba tuvebe natwe nitubave. Murakagira Imana, murakagira amahoro, murakagira u Rwanda, murakagira abahanzi, murakagira ubuhanzi. Murakoze. Amashyi menshi cyane kuri Papa Sava. Papa Sava, hari ukuntu turangije ku muntu witwa Sava, abanyarwanda bari bategereje undi Sava, uhitamo kuzana Sava w'ikayi. Babikomera amashyi menshi cyane, ni proje ikomeye cyane. Yakoze cyane. Reka nambere nsabe avuze umugabo
abenshi iyo tuvuga abantu bakoze sinema kera tuvuga ba Kanyembya, tukavuga ba Sekaganda, tukavuga abandi, ntituvuga umubyeyi witwa Charire tuzi watangiye gukora ziriya filime abantu benshi bazi nka Kanyembya. Munyemerere muhagurutse yegere ijuru agire gutya abasuhuza. Yitwa Charire, ni umugabo washoye amafaranga menshi muri Uganda kandi watumurikiye impano nyinshi. Warakoze cyane, God bless you. Papa Sava, uvuze ko Watade irimo ibintu byinshi bitandukanye byiza n'ibibi. Munyemerere nubwo turi muri show, nubwo turi ahakitwa Karari cyangwa ahakitwa ibi bitaramo, ahantu hose tuba turi Imana iri kumwe natwe. Reka mbasabe dusabe Imana, dusabire umugisha Papa Sava ku Mana, dusabe umugisha kuri buri umwe. Yavuze ngo ushobora gukora accident utaha, ushobora gushirwa essence. Numva mwese muratokesheje, mureke dutokeshe nk'uko mwabikoze dusenga Imana, maze DJ adukubita umuziki. Reka mbasabe mwese mwegere niba mwubaha Imana. Reka mbasabe twegereje dusenge. Reka mbasabe twegereje dushimire Imana. Papa Sava, ndagusaba ko wakegera hano hafi niba utagiye kure. Papa Sava niba ari hafi. Okay. Reka tugusabire umugisha hano. Niba uri umuhanzi ukaba warabaye successful, niba warakoze bigakunda, Mana nziza, Mana y'Abanyarwanda, tugushimiye kubw'uyu mugabo wahaye Abanyarwanda, ukemera ko azitwa Papa Sava, ukemera ko azitwa Seburikoko, ukemera ko azitwa Sekaganda n'andi mazina ntabasha kurondora none. Tugushimiye kubw'impano wamuhaye, tugushimiye kubw'itangiye yagize. Ku ruhande rumwe yarikoreraga ariko yigishije Abanyarwanda benshi mu mpano ye, yafashije benshi, yamuritse impano nyinshi. Turabigushimira, tugushimiye ku bafatanyabikorwa babanye nawe, tukweretse abamuhaye akazi mu bihe bitandukanye, tukweretse Canal Plus, tukweretse Zacu TV, tukweretse umubyeyi Charire, tukweretse n'abandi tutamenye twebwe ariko mu mutima azi neza ko bamufashe akaboko. Abo bose turabakweretse, gukomeza ubangure mu buryo bwose. Rero uyu munsi yashimye yuko wamutije imyaka 30 yo gukora ubuhanzi mu buzima bwe no mu myaka amaze kuri iyi si. Data, ntabwo tugusabye ngo bibe iherezo ry'uyu munsi, ahubwo bijye kuba intangiriro ye yo mu kindi cyiciro cyo gukora ubundi buhanzi bukomeye no gutangwa ubuhamya bwiza ku Banyarwanda n'inyigisho nziza. Tukweretse imishinga yose afite, atweretse amakayi agiye kumurika, agiye gufasha abana b'Abanyarwanda mu buryo butandukanye. Uwo mushinga uzagende neza kandi Abanyarwanda bazamwumve bamuyoboke. Rero tukweretse buri umwe wamushyigikiye, Imana igira neza. Rero kubera ko abari hano bose bizere ko kimwe nanjye ko buri Imana itagitenga uhora yisunze, bagakomera amashyi y'impundu bagushimira kuri Imana nziza. Amen. Iryo sengesho ni iryanjye n'irya Papa Sava. Ndamushimiye by'umwihariko ko yabaye inshuti y'akadasohoka kandi yizeye ko nzahagarara hano kuri uru rubuga yoboye gahunda ze. Mwakoze kuza, mugendana amahoro y'Imana. Beach, the floor is yours. agenda nkabona si uhagaze. Mu bintu bisanzwe abazi film industry hari abo umuntu ushobora gukasitinga rero ibitindaho ibyahiseho hano babiri yababonye bagira ibihembo byabo banze bivuyeho bashaka usana bakazabihemberwa. Ntabwo imigozi yose ayizunguzamo. Ndashimira abatungi
na Ismael Karasira nibo basitanta twari dufite. amashyi menshi cyane. Icyo bisobanuye ni uko na filime tubona zo hanze si kuriya mukinnyi twita tipe aba azi kurwana nk'uko tuba tumubona. Uwo tubona kurwana akwiye kuba abizi, ariko kubera ko ariyo zahabu baba babitse, ibindi byo gutwara kuriya byabihuza byinshi cyane ntabwo ari ibyari abandi bakwiye kuba bamusimbura, bakaba baruhutse bakajya mu muhanda bagatwara. amashyi menshi cyane. Nagira ngo rero unyemerere aba bantu nibo batumiye na timu mukorana, byanga byakunda ufite amarangamutima menshi ku myaka 30 umaze mu buhanzi, ariko by'umwihariko hari n'amashimwe ufite kuri iyi production wakoze y'akataraboneka.